Muraho neza turabaramukije aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye amahoro y'Imana bane namwe. Ni kuri Mubwire TV rero muri nk'ibisanzwe hari abantu bashyashya bashaka kwibaza ngo hani hehe turi tugeze bavuga iki bakora iki. Ni Mubwire TV, mubwire ko ari mwiza, mubwire ko umukunda, mubwire ko umushimira, mubwire ko ari ingenzi, mubwire ko ari umumaro mu buzima bwawe. Nyuma yo kurira tugasanga abantu benshi bakomerekejwe n'amagambo atari meza, abantu bafite ibikomere mu mitima yabo ndetse bakeneye kubwirwa ibyiza. Ibi birahagije abantu bumvishe. Twaravuze rero ngo nta kindi twe twakora, tuzana urubuga rwo kubwira abantu ibyiza byabo, tubashimire, tubereke urukundo, ubwire umuntu ibyiza bye akibasha kubyumva. Mwabonye ko abantu benshi bagira ingeso yo kubwira abantu ibyiza byabo batakiriho. Ku munsi wa nyuma umuntu yavuye mu buzima basanga umuntu kumubwira ngo warakoze, ngo wari ingenzi. No, tubibabwire bagihari, tubereke urukundo, tubashimire, tubahe indabo. Icyo ukeneye gukora ku muntu ukimukorere akibasha kubyumva. Tubahaye ikaze rero kandi turabashimira cyane cyane. Twabonye abanyamuryango bashyashya kuri Mubwire TV. Ni ukuri buri muntu wese wakoze subscribe, Imana imuhe umugisha, Imana imushyigikire, Imana imwagure, Imana ikomeze kumuteza intambwe. Mu biganiro byacu rero dusanzwe dukora, ubundi umwihariko wacu ni amasiripurize, no gutungura abantu. Abantu bamwe mbona baba bavuga ngo abantu barabizi, ariko twebwe siko dukora. Niyo mpamvu hari n'abanyandikira muri comment bambwira ngo nanjye uzantungure. Nkababwira nti se nagutungura gute kandi wabimenye? Bisaba ko hari umuntu ukuzi muziranye ndetse uri bukumfashe kukugeraho. Ikindi, iyo uri mu Rwanda, uri hanze y'u Rwanda, hari umuntu ushaka gushimira, hari umuntu ushaka kubwira ko umukunda, hari umuntu ushaka kubwira ko ari ingenzi, uranyandikira cyangwa ukamamagara ukantuma, uwo muntu ndagenda nkabimugezaho. Mwarabibonye amasiripurize tumaze iminsi dukora biri kurushaho kugenda neza. Namwe nimudutume tuzatumika neza kandi bizagenda neza. Mbere yuko dutangira ibiganiro byacu rero, reka tubanze twamamarize abantu baba badutumye. Hari umutayeri udoda neza, ashobora kwibaza ngo ninde wandodera umwenda mwiza, umwenda najyana mu bukwe, amarido yo mu nzu, iyi amabazi, ninde wandodera ikintu cyose nifuza. Grace arahari kugira ngo abikore neza. Nimero ni 0788509573. Uwo ni Grace, aragufasha akudodere neza imyenda myiza kandi ijyanye n'igihe. Hanyuma rero ushobora gushaka kugura imyenda myiza ya caguha. Ahantu wayikura ni muri Chic, winjiye ku muryango wa Access Bank, umuryango ukurikiraho niho nunakorera. Agira imyenda myiza. Nimero ni 0788708835. Nuno abaha imyenda myiza mukambara neza. Hanyuma rero amamodoka meza ya hybrid nawe Fabiola arabafasha kuri 0788133097. Hanyuma Yvette nawe kubashaka ko mu rugo hasa neza, jardin nziza, Yvette arabikora kuri 0788651258. Abo bantu bose mbabwiye ni abantu b'inyangamugayo, ni abantu bakorera ibintu byiza bikagenda neza. Uyu munsi rero murabizi iyo tutakoze surprise turicara twavuga ngo ni igiki twaganira. Ese ni igiki abantu kuri Mubwire nababwira cy'ingenzi cyabagirira umumaro? Narabwiye ngo ntago nzajya mbatindira, nsigaye nkora utuganiro dutoya cyane kuko narabibonye namwe mwikundira surprise. Kurera rero ko muzikunda, nimuze tuzikore, nimuze munshyigikire, nimuze muntera inkunga, dutungura abantu, twibwirira abantu ibyiza, tubwire abantu ko tubakunda, tubabwire ko twifuza kubahorana, twibabwire ko ari abantu b'umumaro mu buzima bwacu. Bijya bibaza ngo ese watungurane? Uko watungura umubyeyi wawe mushimire, ntabwo arindiriye kuzamutungurira mu bukwe gusa. Oya, mutungura umubwire muri ingenzi. Tungura inshuti yawe, tungura umuvandimwe wawe, umuntu wese uzi ko yakoze ikintu kidasanzwe mu buzima bwawe, ikintu cyose ufata nk'agaciro, nawe muhe iby'agaciro, umubwire ngo uri ingenzi. Uyu munsi rero narebye ndavuga ngo ni iki turi buganire n'abantu banjye, ntabatindiye mu tunota dukeya ibintu turi buvugeho by'ingenzi umuntu atagomba kubura ku rugendo, cyangwa cyane cyane ndabwira uyu munsi abakobwa n'abagore, ikintu kitagomba kubura mu isakoshi yawe mu gihe ufite urugendo. Hari aho ugiye, uri umubyeyi cyangwa uri umwana w'umukobwa, uri aho ngaho, ikintu ugomba kwitwararika ukajyana mu isakoshi yawe. Ikintu cya mbere nabonye rero kitagomba kubura mu isakoshi ni ikintu bita ikaramu, stylo. Ikaramu ntabwo igomba kubura mu isakoshi. Mwabonye ko ikaramu ni ingenzi, ikaramu irakenewe. Ushobora kujya muri banke ugasanga ugize agastress ko gutira abantu ikaramu, ushobora kujya ahantu hari ibintu ugiye gusinya ugasanga uri gutira abantu ikaramu.
ikaramu, ushobora n'ikindi kintu, ushobora kujya ahantu hari ibintu bitabiri byiza bigiye kukubaho, ibintu byose bakakwaka amatelefone bagira ngo utaza kugira umuntu mukominikana, utagira umuntu ubwira ngo ntabara. Icyo gihe rero wenda ari abantu bakujyanye, ushobora gufata ikaramu ukaba wakandika ku gapapuro cyangwa ukiyandikaho, warangiza ukagenda wenda ukagira gutya abantu bakabibona ati ntabara, cyangwa ukagira gutya wagira gutya yanditse mu kiganza ukahita ugira ngo ntabara. Icyo gihe umuntu akugiriye gutya ushobora kugira amatsiko ukavuga ngo uriya muntu ari kumbwira iki, uriya muntu n'iki ari kunyereka. Icyo gihe wabona ko umuntu ari gutabaza ugahita umutabara. Ikintu cya kabiri rero utagomba kubura mu gihe uri ku rugendo cyangwa mu isakoshi yawe aho ugiye hose, ugomba kwitwaza urudodo n'urushinge. Abantu bahita bavuga ngo ntabwo murajya mu bukwe mugasanga umugeni agize agastress icyokere kiramurenze abuze urudodo abuze n'urushinge. Ese wowe nturajya ahantu igipesu kigagutungura nk'uko kikavaho? Ese nturajya ukabona umuntu umwenda umucikiyeho kandi wenda hari umuntu uzi kudoda? Urudodo n'urushinge ni ibintu bitagakwiye kubura mu isakoshi yacu, kuko biradufasha mu gihe habaye ikibazo, umwenda ukagira ikibazo, icyo gihe wakwitabara mu buryo bworoshye. Ikindi kintu utagomba kubura mu isakoshi, umwana w'umukobwa, umugore, ikintu bita cotex pad ugomba kuyitwaza, niyo byaba atari ibihe byawe, niyo waba utabitekereza. Hari undi utabyibutse, hari undi utabitekereza, wenda ugashyiramo utuntu tubiri cyangwa akantu kamwe, mu gihe hagize utungurwa, mu gihe hagize ugize ikibazo, ukaba wamutabara ukamuha ako kantu akamufasha. Kugenda mu isakoshi yawe hataburamo akantu k'agakotegisi kari bufashe umuntu. Ikindi kintu kitagomba kubura mu isakoshi ku mukobwa cyangwa umugore, ikintu bise esharpe. Esharpe ni ingenzi. Esharpe ishobora kukumara imbeho, esharpe ushobora kwicara mu bintu bibi ukayikenyera, esharpe nk'uko hari uwibagiwe iyo padi ashobora gutungurwa ukayimutiza ikamufasha, esharpe yagufasha, ushobora kurira moto umwenda ukagucikiraho. Esharpe ni ingenzi, cyangwa kandi kantu k'agatambaro kakwirwa mu isakoshi, ariko ako gatambaro kakaba kabasha gukenyerwa mu gihe habaye ikibazo, kakaba kabasha kugufasha kuguhisha kugira ngo ubone uko uva aho hantu. Ikindi kintu kidagomba kubura mu isakoshi yawe, uri umuntu w'umubyeyi, uri umusirimu, ufite umwana wawe aracyari mutoya, wenda umwana yambara pampa, uramushoreye mu gihe ku rugendo wibagiwe gushyiramo indi pampa, cyangwa ngo baragupakingiye babikoze ibi bintu babiteguye, uteruye ibikapu ugeze iyo ujya usanze umwana ntabwo wamushyiremo pampa kandi aracyazambara. Cyangwa ikindi ni umwana mukuru utacyambara pampa, uramujyanye mu gihe mu minsi mikuru. Hari umumama w'umusirimu nigeze kubona ahantu twagiye mu birori, rwose ari umusirimu asa neza, yisize neza, ameze neza, ngiye gusanga umwana yari yamwambitse ishati y'umweru, mbona ishati yuzuye isosi. Abantu twari kumwe aho hantu bamwe nibareba iki kiganiro bazakiba, sanga ishati umwana yuzuye isosi. Abo bambwiye se uyu mwana ko utamwindura, ngo umutantine ngo namubwiye ngo mpakirire, ngo none ngo ntiyabishyizemo. Uribaza wowe nimba uzi ko utari ufite umwanya wo kuza gupakira ibintu by'umwana wawe, kujya utabiteguye mbere ngo ubishyiremo, cyangwa ubitegure samedi nimba ugenda dimanche, mu rwego rwo kwirinda ko hari ikintu uzibagirwa. Ibyo rero mbibwira iki? Nimba uri umusirimu, pakira imyenda y'umwana, ushyiramo utuntu two guhindura. Ikindi ugasanga ujyanye umwana ahantu, ntiwibutse kujyana umupira w'imbeho, wamujyanye ku ishuri cyangwa umujyanye gutembera, ntuzigiye muri butahire, ntuzi ikirere uko kimeze, nta mupira w'imbeho wamujyanye. Mu isakoshi yawe, mu gikapu cyawe, mu gihe ufite umwana muto, ntihaburemo ikigomba cy'uko agize ibitozi gusinzira umuhekeramo, asinziriye umuhekeramo, ntihaburemo pampa. Mu gihe ari umwana ucyambara pampa ushobora kumuhindurira. Nimba kandi akeneye kwifubika, twara umupira w'imbeho, ikirere nigihinduka umwana abashe kuba afite ubuzima bwiza. Nababwiye ko ntabatindira, utwo ni utuntu twanjye nari narebye tw'ingenzi tugomba kwitwara, kandi murumva ko ari utuntu duto duto ugomba kujya unaga mu isakoshi mu gihe ugiye ahantu ukatujyana. Nawe ushobora kuba uvuga ngo ibi nabyongeramo, twandikire muri comment tubwire ngo iki ni ingenzi, utubwire ngo iki ngiki ntabwo ari ngombwa cyane. Hanyuma rero ndabakunda, ndabashimira, nsige nkora utuganiro dutoya cyane kugira ngo muturebe, muduhereze n'abandi tugere kure. Hanyuma umugambi wacu tubwire abantu ibyiza byawe, twereke abantu urukundo. Ibibi byarumvishwe kandi birahagije, igisigaye tubebe urukundo, icyo biba nicyo uzasarura. Murakoze, ndabakunda, amahoro y'Imana bane nawe.